Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Sad wal Qur'ani dhikr. Swad, ndahiye Qur'ani ifite urwibutso. Balil ladhina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Ahubwo abahakanye bari mu bwibone n'amacakubiri. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Ni ibisekuru bingahe tworetse mbere yabo bigatabaza impitagihe. Wa'ajibu an ja'ahum munzirun minhum وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Batangajwe no kugerwaho n'umuburizi ubakomokamo, abahakanyi bakavuga bati uyu ni umurozi w'umubeshyi. Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Ese yahinduye imana zose imana imwe? Mu by'ukuri iki ni ikintu gitangaje. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Ibikomerezwa muri bo bikataza bivuga biti nimugende kandi mushikame ku mana zanyu, mu by'ukuri uyu ni umugambi wateguwe. Ma sami'na bihadha fil millati al-akhirati in hadha illa ikhtilaq. Ibi ntitwigeze tubyumva mu migenzo ya nyuma, ibi si ikindi uretse ibihimbano. Unzila alayhi adh-dhikru min baynina bal hum fi shakkin min dhikri bal lamma yadhuqu adhab. Ese yamanuriye gute urwibutso muri twe? Ahubwo bo bari mu gushidikanya ku rwibutso rwanjye, ahubwo ntibarasogongera ku bihano byanjye. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Cyangwa bafite ibigega by'impuhwe za Nyagasani wawe utsinda ugaba cyane. Am lahum mulku as-samawati wal ardi wama baynahuma falyartaqu fil asbab. Cyangwa bafite ubwami bw'ibirere n'isi n'ibiri hagati yabyo, ngaho nibazamuke mu buryo ubwo ari bwo bwose. Jundum ma hunalika mahzumun min al-ahzab. Bo ni ingabo z'udutsiko zizatsindwa. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. Mbere yabo abantu ba Nuh, ba Adi na Firawuni nyirimambo barahinyuye. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. N'aba Thamud n'abantu ba Luti n'abi Aika, abo nudutsiko. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. Nta na kamwe muri two uretse ko kahinyuye intumwa, ubwo ibihano byanjye bibihame. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. Aba ntacyo bategereje uretse urusaku rumwe rudafite guhagarara. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Baravuze bati ayi Nyagasani wacu, twihutishiriza igena ryacu mbere y'umunsi w'ibarura. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Ihanganire ibyo bavuga, wibuke umugaragu wacu Daudi nyiramaboko, mu by'ukuri we nugaruka. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. Mu by'ukuri twe twamworohereje imisozi isingizanya nawe
nimugoroba na mu gitondo. والطير محشورة كل له أواب n'inyoni zikoranyijwe byose ni ibimugarukira. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب dukomeza ubwami bwe tumuha ubushishozi no gusobanura imvugo. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ese mwagezweho n'inkuru y'abashyamiranye ubwo buriraga mihrabu? إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ubwo binjiraga kwa Dawudi arabikanga baravuga bati ntutinye, turi amatsinda abiri ashyamiranye, rimwe ryarengereye irindi, kiranura hagati yacu mu kuri, ntubogame unatuyobora inzira igororotse. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. mu by'ukuri uyu muvandimwe wanjye afite inyagazi 99, nkagira inyagazi imwe, akaba avuga ati yindagize kandi aranganza mu mvugo. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. aravuga ati rwose yaraguhuguje kugusaba inyagazi yawe ngo ayongere muze. mu by'ukuri abenshi mufatanyije imitungo bamwe barengera abandi, uretse abemeye bakanakora ibitunganye, kandi bo ni bake. Dawudi amenya ko twamugerageje, asaba nyagasani we kumuhanaguraho ibyaha, yitura hasi yubama aranicuza. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. tumuhanaguraho ibyo byaha, mu by'ukuri we iwacu nuri hafi, anafite igarukiro ryiza. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. yewe Dawudi, rwose twe twakugize umusigire ku isi, kirantura abantu mu kuri, ntukurikire irari rikakuyobya ku nzira ya Allah. mu by'ukuri abayoba ku nzira ya Allah bafite ibihano bikomeye kubera kwibagirwa umunsi w'ibarura. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ntabwo twaremye ikirere n'isi n'ibiri hagati yabyo ku busa, uko ni ugukeka ko bahakanye. ibihano bikomeye by'umuriro bizaba kubahakanye. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. cyangwa se tugira bemeye bagakora ibitunganye kimwe n'abononnye ku isi,
cyangwa tugire abaganduka kimwe n'inkozi z'ibibi. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Iki gitabo twakimanuye cyuje imigisha kugira ngo bitegereze aya zacyo no kugira ngo abanyabwenge bibuke. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. Dawudi tumuha Suleyman ni umugaragu mwiza, mu by'ukuri we nugaruka cyane. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. Ubwo yamurikirwaga nimugoroba ifarasi z'ubwoko bwiza ziruka cyane. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Aravuga ati, rwose nakunze ubukungu mburutisha kwibuka Nyagasani wanjye kugeza izuba rirenze ryihisha. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Ngaho nimuzingarurire, atangira kuzitema amaguru n'amajosi. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. Rwose twagerageje Suleyman tunaga igihundugumbe ku ntebe ye hanyuma aricuza. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Aravuga ati, ayi Nyagasani wanjye, mpanagureho ibyaha byanjye, unangabira ubwami budakwiriye undi nyuma yanjye, mu by'ukuri ni wowe ugaba cyane. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. Tumworohereza umuyaga ugenda neza ku itegeko rye aho ashatse. والشياطين كل بناء وغواص. Na za shayitani izubaka n'izibira zose. وآخرين مقرنين في الأصفاد. N'izindi ziboshye ku minyururu. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. Iyi ni impano yacu, tanga cyangwa ukomeze nta mubare. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Mu by'ukuri we iwacu nuri hafi, anafite igarukiro ryiza. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Zirikana umugaragu wacu Ayubu ubwo yahamagaraga Nyagasani we, mu by'ukuri jye shayitani yanteye umuruho n'ubabare. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Kubitisha ikirenge cyawe ubutaka, ngubu ubwiyuhagiriro bukonje n'ikinyobwa. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. Tumuha umuryango we n'abandi nkawo, ari impuhwe ziduturutseho n'urwibutso ku banyabwenge. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Fata umuba n'akaboko kawe uwukubitishe kugira ngo utice indahiro, mu by'ukuri twamwerekanye ari uwihangana, ni umugaragu mwiza, mu by'ukuri we nugaruka cyane. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. Zirikana abagaragu bacu Ibrahim, Isihaka na Yakubu
ba nyiramaboko n'ubushishozi. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار rwose twe twabejeje n'umuco mwiza wo kwibuka imperuka. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار kandi bo iwacu bari mu batoranyijwe ari beza. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار zirikana Ismail, Aliyasa na Dharkifli, bose bari mu manzi. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب uru ni urwibutso, mu by'ukuri abaganduka bafite igarukiro ryiza. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب jana zihoraho bafunguriwe imiryango yazo. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب begamye muri zo banahamagarizamo imbuto nyinshi n'ibinyobwa. وعندهم قاصرات الطرف أتراب bafitemo abagore biyubashye b'urungano. هذا ما توعدون ليوم الحساب ibi nibyo musezeranywa by'umunsi w'ibarura. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد mu by'ukuri iri ni ifunguro ryacu ridateze kuzashira. هذا وإن للطاغين لشر مآب nibyo abayobye bafite igarukiro ribi. جهنم يصلونها فبئس المهاد Jahannam bazayinjiramo kandi ni isaso mbi. هذا فليذوقوه حميم وغساق ngiyi nibayisogongere n'amazi yatuye n'amashyira. وآخر من شكله أزواج n'ibindi nkabyo by'ingeri nyinshi. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار aka ni agatsiko karunzwemo hamwe namwe, ntikahawe ikaze rwose ko nako kujya mu muriro. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار baravuga bati ahubwo mwe ntimwishimiwe, mwe mwabituzaniye, ni icyicaro kibi. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار baravuga bati ayi nyagasani wacu, uwatuzaniye ibi mwongerera ibihano byikubye mu muriro. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار baranavuga bati ko tutabona abantu twabaraga mu babi. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار ese twabagize urunyego cyangwa amaso ntababona. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار mu by'ukuri ibyo ni ukuri gusubiramo kw'abantu bo mu muriro. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار vuga uti rwose jye ndi umuburizi, nta yindi mana uretse Allah umwe uganza. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار nyagasani w'ibirere n'isi n'ibiri hagati yabyo, utsinda uhanagura ibyaha cyane. قل هو نبأ عظيم vuga uti iyo ni inkuru ihambaye, أنتم عنه معرضون mwe murayirengagiza. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون nta bumenyi nari mfite
ubwo ibiremwa byo hejuru byajyaga impaka. yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin, nta kindi mpishurirwa uretse kuba jye ndi umuburizi ugaragara. idh qala rabbuka lilmalaikati inni khaliqun basharan min tin, zirikana ubwo nyagasani wawe yabwiraga abamarayika ati mu by'ukuri jye ndarema umuntu mu ibumba. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين, nimara kumutunganya nkamuhuhamo roho yanjye mumugwire hasi mwubame. فسجد الملائكة كلهم أجمعون, abamarayika barubama bose hamwe إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين, uretse Ibilisi yarikujije aba mu bahakanye. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. aravuga ati yewe Ibilisi, niki cyakubuje kubamira icyo naremesheje amaboko yanjye? Ese wikujije cyangwa uri mu bishyize hejuru? قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. aravuga ati ni jye mwiza kumurusha, wandemye mu muriro, we umurema mu ibumba. قال فاخرج منها فإنك رجيم. aravuga ati yisohokemo, rwose wowe uri ikivume. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. kandi rwose ufite umuvumo wanjye kugeza ku munsi wo kwishyura. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. aravuga ati ayi nyagasani wanjye, ndindiriza kugeza ku munsi bazazurwa. قال فإنك من المنظرين. aravuga ati rwose uri mu barindirizwa إلى يوم الوقت المعلوم. kugeza ku munsi w'igihe kizwi. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. aravuga ati kubw'icyubahiro cyawe rwose nzabayobya bose, إلا عبادك منهم المخلصين. keretse abagaragu bawe muri bo bejejwe. قال فالحق والحق أقول aravuga ati ni ukuri, kandi ukuri niko mvuga. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. rwose nzakuzurisha wowe n'abagukurikiye muri bo bose jahanamu. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. vuga uti simbibasabira igihembo, nta nubwo jye ndi mu bihandagaza. إن هو إلا ذكر للعالمين. yo si ikindi uretse kuba urwibutso ku biremwa. ولتعلمن نبأه بعد حين. kandi rwose muzamenya inkuru yayo nyuma y'igihe gito.